Bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Mwihanganira rwaye grippe, urumva nyine ndavugira muri FM, ariko nta kundi, iyo wiyemeje ikintu ugomba kukigeraho. Uyu munsi, mbere yuko mvuga video y'uyu munsi, nitwa Christine Nyirahamana, so nkaba ndi hano muri Canada. Anyway, nongeye gushimira abantu bose bakoze subscribe, abantu bankurikirana baba bari mu Rwanda, hano muri Canada, USA na za Tanzania. Musigaye mwaragabanutse, ubwo mubikunze kandi mubyemeye kabisa, mwakongera mugasangiza amavideo yanjye n'abandi, tukongera tukiyongera tukagera abo muri Kenya, muri za Mozambique n'ahandi henshi nyine, na za USA, bakaba benshi, n'abandi bahehe za France, Germany n'ahandi henshi nyine mufite inshuti mugasangiza nyine. So reka ngere kuri video y'uyu munsi. Noneho nuko tugiye kuganira akamaro ka poivro ya vert. Hano ariko poivro mu Kinyarwanda ngo ni urusenda, sinari nzi ko ariko babyita. Ngo urusenda rw'imbuto n'imboga zifite intungamubiri zishobora gutanga inyungu nyinshi mu buzima burimo. Harimo vitamine. Poivro ya vert ifite vitamine C, ifite vitamine B6 cyangwa B6, ubwo niko nabyita, vitamine K, vitamine A cyangwa A, vitamine E yo mu Kinyarwanda, na folate. Vitamine C ifasha umubiri wawe gukuramo fe no kukiza ibikomere. Naho vitamine K itera amagufwa n'umutima. Vitamine A cyangwa A iteza imbere amaraso n'ubuzima bw'uruhu. Muri make aya mavitamine urabona, vitamine A ifasha amaraso, sinari mbizi. Amaraso no kuvuga haba harimo za fer cyangwa iron, ntago nari mbizi, ubwo nyine ngiye kuyongera muri diet yanjye. Hakaba no muri poivro ya vert harimo antioxidant. Urusenda rw'icyatsi kibisi rurimo antioxidant nka lutein na zeaxanthin zishobora gufasha kwirinda kwangirika kwa muscles na character. Noneho fiber ni ibintu bifasha kujya muri toilette. Urusenda rw'icyatsi kibisi rushobora guteza imbere ubuzima bw'umutima n'imiyoboro y'umutima no gushyigikira amaraso no kugabanya urugero rwa cholesterol. Muri make ntago nari nzi ko poivro vert, not poivro noir, pardon, ifasha kugabanya cholesterol. Potassium. Urusenda rw'icyatsi kibisi rurimo potassium ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Icyuma nicyo ndi bushakire izina ryacyo. Urusenda rw'icyatsi rwinshi rufite icyuma kandi rushobora gufasha kwirinda no kuvura amaraso make yabuze fer. Nkafite amaraso make nkarimo iron, muri make yamfasha. Ntago nari mbizi, igihe niriraga zira za jaune, zira za rouge, nizo niriraga muri collation. None ubu ngiyi nayo ngiye kuyengeramo kugira ngo nubake iron yanjye. Urusenda rw'icyatsi kibisi ni urusenda rudakuze ku buryo rutaryoshye kurenza urusenda rutukura n'umuhondo, kandi rufite uburyohe busharira. Uko ni ukuri
nari narazanze kubera zirasharira cyane, zirabishye. Niba ari puwavuro ebaza, njye nkunda kurira ziriya za jone, za rouge, nizo wumva zirimo akantu keza karyoshye, ndazirya ebaza. Ariko iyi yo nyiremba numva wagira ngo ndiye indimu cyangwa ikindi kintu ntazi. Ariko kubera ifite intungamubiri nyinshi, ubu nayo ngiye kuyongera muri diet yanjye cyangwa mu bintu naryaga, muri collation yanjye cyangwa se no muri salade nabyo nzajya mbishyiramo. Iyi nayangaga kubera ebana hazagira uyitestinga cyangwa uyirya yumve irarura yes way no. Ariko kubera irimo iron nyinshi, ubwo nyine ni ikindi kiza nyine. Uburyohe busharira, zifite kalori na carbon kandi zitanga fiber nziza. Fiber ni biriya bituma ugira mu nda horoshye cyangwa se ituma ujya muri toilette, apana gukora pi number 2 niko tuzita hano, cyangwa se kwituma mba ariko mbyita ya. Ubwo rero nguko ebana sinari nzi Yesu we nayitekeshaga yes, ariko kwirya yonyine it's not my thing kabisa. Ariko ubu ngiye kuyongera muri diet yanjye kabisa, nzajya nzigura ari nyinshi kuko nikundiraga zira zitukura na zira za jaune. Ariko iyi yes we kuyitekesha ndayitekesha, ariko kuvuga ngo ndayirya muri salade muri ibyo ntago byari ibintu byanjye. Ariko nsanze harimo intungamubiri nyinshi, so ubwo urumva muri list igiyemo mu byo nzajya nkoresha salade, collation n'ibindi nk'ibyo. Ngiyo video nari mbafitiye, ndabakunda cyane kandi mbifuriza umwaka mushya nubwo tutarawugeramo ibyiza byose muri 2025 cyangwa 2025. Imigisha y'Imana yasezeraniye abayo yibahezagize, yibarundagizeho, ibarinde, kuko muri iyi minsi nsigaye mbona bimeze ukuntu. So Uwiteka tubundikiza amababa yayo, kuko Satani yahagurutse arimo arakora ibintu Yesu we. Icyo dukwiriye ni amasengesho muri iki gihe, icyo dukeneye n'imbaraga z'Imana, icyo dukeneye nta kindi uretse ububasha bw'Imana. Ngiyo video nayo mbafitiye, murabizi ko iyo tuganira nyine guceceka ntibyoroshye. Sawa rero ubwo turasubira muri video itaha, ndabakunda cyane. Sawa, bye guys.